umunota ku wundi, turabumva iminsi yose, tubana nabo muri ubu buzima. Munyemerere twakira umubyeyi Dorcas adusangize urugendo rutoroshye yanyuzemo. Umubyeyi Dorcas. Nyakubahwa muyobozi w'akarere ka Rwamagana, abanyacyubahiro mwese muteraniye hano, abayobozi b'umurenge wa Munyiginya, baturage b'umurenge wa Munyiginya, nshuti imiryango mwaduherekeje mwaje kudufata mu mugongo, mbanje kubasuhuza mukomere. Nitwa Mukandutiye Dorcas, mwene Rwasirombo Thomas na Mukankusi Meresiana. Mvuka hano kuri uyu musozi ahari mu cyari secteri Kimbazi ndetse n'akagari kari Kimbazi. Uyu munsi ni mu kagari ka Cyarukamba. Ubuyobozi bw'umurenge wa Munyiginya ndabashimiye cyane ko mumpaye uyu mwanya, mukimara kumbwira ko ari jye uzavuga ubuhamya bw'inzira ndende y'umusaraba twanyuzemo. Naratekereje nsanga ari urugendo rurerure, ariko ndavuga ngo uko byasa kose ndagerageza rukwirwemo. Kuva Ikimbazi kugera Ikiziguro si urugendo rugufi. Bavandimwe, birakomeye. Jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe. Aka kanya keza ndagerageza nduhine, ariko busanzwe mbivuze bwacya bukira, ndetse n'iminota yakoreshwa n'amasaha yakoreshwa yaba menshi cyane, kuko aha hantu ibyo ngiye kuvuga narahabaye, niho navukiye, niho nakuriye, niho nize, n'ubwo urugero rw'amashuri yacu barugeraga ku mashyi, ndetse ku mashyi hari hanini. Twari tubizi neza ko batugeneye abanza, ayisumbuye ntiyari ayacu. Munyemerere mbere y'uko mvuga byo ku itariki ya 7/9/94, mvuge amateka makeya nahawe na data. Twari dufite umubyeyi mwiza, yarazi kutuganirira, akatubwira amateka yacu, akatubwira ubuzima yabayemo akiri mutoya, kuko twakuraga tumubaza tuti se ko tutagira kwa data wacu, bimeze gute kucyo utura hano wenyine? Ariko akatwereka abaturanyi bacu, nubwo bamwe twari dufitanye amasano, ariko guhera 59 ntabwo byari byarigeze bimworohera ubuzima bwo kuba umututsi. Muri 59 niho twaburiye ba data wacu. Yajyaga tubwira ko bitwaga Babikomo, Bakasasu n'abandi benshi, ariko yarakomeje abaho. Ariko akatubwira ko habagaho icyitwa imikwabu, ngo ya Parimihutu yicaga abantu. Kenshi yarakubiswe, yarajwe mu bigunda, iyi misozi yose arayizi. Ndetse icyo gihe data nyuma ya 60 yatubwiye ko ari we muntu wasabye umugeni igihe kinini. Yari muto, yaratarashaka, ariko mu gihe cye cyo gushaka, ngo iyo yabaga ari hafi gutebutsa,
umukwabu warabaga yatubwiye yuko indaro ye yabaga muri uriya mukoki wa Rwasama. Ni umukoki uri hariya hakurya wagabanyaga Mushana Kimbazi, abantu benshi barahamura wuzi. Byakomeje gutyo igihe kizamo ngo agahenge, arashaka abyara umwana w'uburiza. Icyatumye mvuga ibi bintu ni amateka yacu akomeye ashaririye ndetse ateye ubwoba kuyumva. Umunsi mama yari yabyaye ngo umukwabu wari wazindutse kandi wari ukomeye, wari umunsi wo kuza kwica data. Uwo munsi mama akimara kubyara data yarihishuye, aza gushaka icyo ahemba umubyeyi, aramutekera. Akimara guhisha, igitero kiba kirinjiye. Yajyaga atubwira ko cyari kiyobowe na Bonifansi, yari umupolisi wa komine wari utuye hariya hirya. Cyari kiyobowe n'undi witwaga Hategekimana Atanazi, we twari duturanye, hari munsi y'irembo iwacu gatoya, ntihari kure. Ndetse yajyaga atwereka ahantu bari baramwambuye bakahashyira ku butaka bwabo. Nigeze kumva watubwiye amateka yabivuzeho, natwe twari dufite ubutaka twambuye muri ubwo buryo. Barinjiye, data kibakubita amaso, ntabwo yabashije kugaburira umubyeyi, yabitaye aho ariruka asimbuka urugo. Barinjiye babonye abacitse, biyemeza ko batagenderaho, baricaye bararya, ariko baravuga ngo n'imbwa zabo zigomba kurya. Ibyo bintu data yarabitubwiraga tukumva ntibishoboka, tukumva biraremereye, ariko 94 yanyeretse ko koko byari byo. Basohoye uruhinja mama yari yabyaye, barushyira mu ibesani ku muryango. Ibesani abakiri batoya, ubu ni ikintu cyari kimeze nk'ibase gikoze mu cyuma. Rwa ruhinja barurambika mu ibesani, bahamagara imbwa zabo ngo zirurye. Barakomeje barigira mu byabo bararya, za mbwa zanga kurya rwa ruhinja. Babonye imbwa zirwanze, batekereza ko data yabageze kure kubasiga, cyangwa se n'abandi batutsi bari hafi aho. Yajyaga akunda kutubwira ko iyo babaga bahavuye bamanukaga biruka bakajya aho bitaga kwa Damasi Bajeri, no mu muryango wabo kwa Kayijuka. Bari abantu basangiye amateka, cyangwa se bakaba bari muri iki gice cyo haruguru kwa Bandemezo na Kananura na Birasa. Aho ngaho bari baramenyereye icyitwa inkoni, bari baramenyereye kurazwa mu bihuru. Muri make ubuzima bwari bubi. Nyogokuru yarakinguye kuko na mama yari yiyoroshe, bamusubiza uruhinja. Imbwa zarushije abantu kugira ubumuntu. Kera iyo twajyaga tuganira tuburaga, kubera ko mukuru wanjye yiraburaga, twajyaga tumubwira ngo kwirabura kwawe kwarakurokoye, kwatumye imbwa za Parime utuzikwanga. Barawuteguye igihe gikwiriye, niwo munsi wacu wari wageze. Reka ngere ku nzira yacu y'umusaraba. Ibyo ngiye kuvugira ahangaha ko rwanjye ruhande kereka nicaye iminsi 2, kuko kuvukira ahangaha kuva iwacu kuva ku kibuga cy'umupira hano kugera iwacu hari Ingwenge, umanutse kuri uriya muhanda urumva ko ari hafi cyane y'aha turi. Ku itariki 7 mu gitondo, data yari umukanishi, yarazindukaga akagira Rwamagana, yakoreraga hariya kuri iriya sitasiyo kwa Rwabukamba. Yarazindutse kare kare cyane, yagendaga tutarabyuka. Data twajyaga tumubona nimugoroba, ntabwo twari tumenyereye kumubona mu gitondo. Yarazamutse ageze ku kibuga cy'umupira,
murabireba ko ari ahantu hirengeye umuntu areba mushaka hengeri muri biriya bice byose. Ntabwo ndimo kwibuka umuntu baho ko Habyarimana yapfuye, indege yarayihanutse ati n'ikimenyimenyi dore muri biriya bice imyotsi iracumba. Aramuvuza aramubwira ati wigenda Habyarimana yapfuye. Data nk'uwabaye muri ubwo buzima yahise yumva ashaririwe, kuko isura ye ndayibuka n'uyu munsi ndayikebuka nkayibona. Yaramanutse agaruka mu rugo, araza abyutsa mama, bavuganira hanze, twe twari tukiryamye. Bamaze kuvugana baraza baratubyutsa, abana twese turaza turabitaba hanze. Mukuru wanjye niwe utari uhari, yari yagiye hariya mu kabuga ka Musha kwa nyogokuru, na musaza wanjye nakurikiraga bararaga ruguru ku muhanda aho bakoreraga imirimo y'ubucuruzi. Twese twaritabye twicara mu rugo. Aratubwira ati rero umukwabu wabaye. Ese umukwabu ni iki? Aratubwira ati nta kundi turashize, kuva Habyarimana yapfuye Parmehutu iratumara. Ninjye washubije mbere, naramubwiye nti ntabwo byabaho. Ndamubwira nti papa, wambwiye yuko fasha aho yajyaga kwirukankana akakugeza mu mukoki wa Rwasama, mwihangane gukoresha amazina, ndumva fasha aho yaba ari mu bafunguwe, iwe ni hano hafi. Ndatekereza ko niba atari urugo nkurikije wenda rwaba ari ruri, ariko ni hafi aha ngaha. Ndamubwira nti ntabwo bakongera kukwirukana, ntabwo bakubasha, tumaze kuba abasore n'inkumi, rwose twabagufasha pe. Nkambwira nti Boniface ntakiriho, ntakiri umupolisi, nta mbunda afite, kandi mu gihugu hari Loni. Ndibuka ko iryo jambo narivuze akaba ari bwo amwenyura, ariko ubundi yari yahindanye yijimye. Mama amaze kubyumva nta kindi kintu yigeze asubizaho. Ndahamya ko kuva hano kugera ku ruzi Kavumu aho natandukaniye na mama yaba ari ijambo n'amagambo atarenze abiri. Yaracecetse arambwira ati mwana wanjye ntiwongere kuvuga, ntago Parmehutu y'isi ubu ugiye kuyibona. We Mukankusi icyo nkusabye undebera abana banjye ntihagire wongera gusohoka muri uru rugo. Data yaradukundaga cyane, yajyaga avuga ngo iyo bishoboka yari kubyara n'abana 30, akavuga ngo kuba nyakamwe ntabwo bimushimisha. Mu Rwanda umuco wa kera abakobwa twari dufite ba masenge, ariko abakobwa ngira ngo ahari mu muryango nta gaciro kanini babahaga. We kuba umuhungu umwe rero byamuteraga kumva akeneye abana benshi cyane. Ntabwo yari yarabyaye abana bake, kuko yari yarabyaye abana 9. Twari dusigaye turi 7 n'ababyeyi bacu ubwo twari 9 mu rugo. Yihanangirije mama, aramubwira ati ntunde kurira abana, cyane cyane kureba n'abana banjye ari abakobwa, kandi urabizi. Akajya amusubiriramo ngo kandi urabizi. Ari nangiye kuba umukobwa w'inkumi, nkakomeza nkibaza kuri icyo kintu gituma papa bisubiramo inshuro nyinshi, numva biranshobeye. Data yinjiye mu nzu, twese twakomeje kwicara mu rugo ntawahavuye. Mbona sohoye icumu ararityaza, sohora umuhoro arawutyaza, bimwanga mu nda, asubira mu nzu azana ikote. Mbona yabuze amajyo, akajya munsi y'urugo akagaruka, akajya ku irembo akareba hirya akareba hino, akongera akagaruka mu rugo. Ariko ageze aho tubona aragiye, adusigana na mama. Mama tumubajije aratubwira ati ibyo bintu nimubyihorere, murekere dutegereze, ariko kuba umukwabu kuri bube uraba ko baratwica. Mu kanya gatoya data yaragarutse, ndamwegera njya kumusaba imbabazi, ndamubwira ndashaka kujya gusenga. Nari umurokore,
nasaga naho ibintu by'idini kuri uyu musozi rya Pantekote basa n'abatabyumva cyane, ariko data yaranyumvaga kuko najyaga musezeranya ibintu byinshi nkabikora. Icyo nabaga namusezeranyije naragikoraga, naramuhendahenze. Uyu munsi dufite amasengesho kandi kwa Mukabatanga ni hano hafi, urusengero rwacu aho rwabaga ni hafi. Unyemerere njye mu rusengero ndasenga nta kibazo ndi bugire. Arambwira ati kuko ari wowe ugende, ariko ndamuka ngushatse nkakubura, ndamuka ngeze kuri rusengero rw'abapene nkakubura, mwana wanjye aho ndi bukubonere turabonana. Icyiza cyaro kuguma mukagumana na nyoko, ariko ngaho genda ibyo nsezeranyije uze kubikora. Nahise nambara vuba vuba, ndetse nari mfite inshuti yanjye nayo tutarenganye ikavumo kuri Mazi, yari umukobwa witwa Mazuru wa Ureya, yari urungano rwanjye. Yahise aza turamanuka tujya ku rusengero. By'ukuri ntitwasenze, abantu twose twahahuriye twarebanye mu maso tubura icyo dukora, kuko hakurya hakuri Musha. Byo nababwiraga ngo jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe, kuri Musha byari bimeze nabi. Twabonaga imirwano, twabonaga imyotsi, twabonaga imivurungano, kandi uwo munsi hari ku itariki 7. Byaratunaniye twirirwa muri urwo rusengero turebana. Twagize umuntu watujombaga cyane, hari umudamu umwe twasenganaga witwaga Muhonganseko, yatubwiraga amagambo ababaje, akatubwira ati kandi abantu bari butuma abandi badasenga nababonye hano, ubwo se murashaka kujya hehe? Niba bavuze ngo murapfurupfu rurahungirwa he? Ngiye bikambabaza cyane, nkahita nkurura Amazuru nkamugeza hanze, nkamubwira nti reka turangaguzwe ariko dusubire mu rusengero data ataza kumerera nabi. Uwo munsi warije w'itariki 7 ndetse turaharara, ariko hagati aho nsubiye inyuma nigeze gusubira iwacu mu rugo mu masaa 10, sanga nta watetse nta wariye, ndetse mama arakicaye hanze, ariko mu nzu yazinze utwangushye. Yateguye ibintu byose ariko nkabona ko nta mutekano afite, ari kumwe n'abana be. Nanjye mbarebye mu maso rwabo uranyica, mpita nsubira muri rwa rusengero ndaramo. Bavandimwe, icyambabaje naraye muri urwo rusengero, ariko mama na bene mama baraye muri ibyo bihuru by'inyuma y'urusengero. Ikimbazi twatangiye kuraraguzwa ku itariki 7. Abaraye mu rugo bari abasaza n'abakecuru, kandi nabo kubera ko basaga n'abazi ikigiye kubabaho, wabonaga ko bahebeye urwaje. Naraye muri urwo rusengero buracya mu gitondo, kubera ko twari agasozi gasa naho gatuwe n'Abatutsi bonyine, bari benshi, abantu bose bari bahangayitse. Narazamutse nsubira iwacu, mpageze nsanga mama yihanganye arateka, ariko nagira ngo mbamenyeshe ko twese nta n'umwe wabikozemo, nta n'uwabiriye. Nari maze iminsi nguze ibase y'icyatsi kibisi, naragiye ndayifata ndayubika, bariyo nicarira iraturika. Maze guturika mama arambwira ati ntiwongere, nta mwana muto umena ibintu, biba ari ubukunguzi, nimwihangane turi mu gihe kibi ariko muhumure. Iryo jambo rye rya mbere numvishije, akambwira ati tugeze mu minsi mibi ariko wihangane muhumure, ntiwongere kugira ikintu umena. Ako kanya hari mu masaha ashyira saa 5, yatangiye kujya agenda atwara ibintu bimwe ahantu mu mirwanyasuri mu ntoki, nkabona arimo arabihisha. Abana bari bagarutse mu rugo bavuye mu bihuru. Ndavuga nuko byasa kose ibi bintu birakomeye. We yavuye mu rugo arazamuka gatoya, kuko twari duturiye akantu k'agasantere hano hirya, hari kwa perezida w'interahamwe witwaga Rucekeri.
mbona ahagaze kuri sipure za Murenzi avuganye n'umudamu wa Karengera witwaga Iluminata. Ntabwo nzi icyo bavuganye, gusa mama yaramanutse aratubwira ngo ntihagire ukinga inzu. Ayikingura kuri saro twarebaga mu muhanda, uyu nguyu umanuka ujya ku gishanga, akingura no mu gikari, abwira abana be ati mujye imbere. Batwaye utuntu duke ndabyibuka, barashorerana baza kuri saye. Ibyo ari byo byose naketse ko Iluminata mubwiye aho bajya. Ngewe narongeye nterura igikapu cyanjye ndakimanukana, manuka mu bisambu byahitwaga kwa Gapfizi, iyo bari batuye munsi y'imbago yacu. Igikapu narakijyanye njya kukibitsa kwa ahitwaga kwa Surwa, aho twari dufite umuntu waho twasenga.